Mwene data ndagusuhuje, amahoro y'Imana abane nawe. Tugeze muri wa mwanya dukomereje hamwe kwiga igitabo Inama ku mirire n'ibyo kurya, ngira ngo twatangiye igice cya 23 kitubwira inyama, ibindi kuri poroteyine. Uyu munsi tugiye kureba nanone imigabane ibiri. Ejo twabonye nanone imigabane ibiri, uwa mbere uravuga ngo imirire y'inyama, ingaruka z'icyaha, n'uwa kabiri uvuga ngo ukwangirika kw'abantu ba mbere y'umwuzure. Uyu munsi reka turebe gutsindwa kw'Abisirayeli n'igihombo mu bya mwuka, turebe n'indi ngingo ivuga ngo imirire itarimo inyama ihindura imyitwarire. Mbese ujya wibaza impamvu imyitwarire yawe idahinduka? Umva uko umuhanuzi avuga: gutsindwa kw'Abisirayeli n'igihombo mu bya mwuka. Imirire ni kuri paje 378, akagingo ka 641. Imirire umuntu yagenewe n'Imana mu ntangiriro ntiyarimo ibyo kurya bikomoka ku matungo, keretse gusa nyuma y'umwuzure, ubwo ibimera byari byashizeho, nibwo umuntu yahawe uburenganzira bwo kurya inyama. Mu guhitiramo umuntu ibizamutunga muri Edeni, Imana yerekanye imirire irushije indi yose kuba myiza. Mu guhitamo kw'Abisirayeli, Imana yongeye nanone kubigisha iryo somo. Yakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, itangira kubaha amahugurwa, ibamenyesha ko ari ubwoko yironkeye. Yifuzaga guha umugisha no kwigisha abatuye isi ikoresheje Abisirayeli. Ibagenera ibyo kurya birushijeho kuba byiza kandi bigendanye n'umugambi wayo, atari ibyo kurya by'inyama, ahubwo yabahaye manu, umutsima uvuye mu ijuru. Bitewe no kwitotomba no kwivovota basaba inkono z'inyama zo muri Egiputa, bemerewe kurya inyama, kandi ibyo biba iby'igihe gito. Kuzirya byabazaniye indwara n'urupfu abantu ibihumbi n'ibihumbi. Nyamara gukoresha imirire itarimo inyama ntibyigeze byakiranwa umutima ukunze. Byakomeje kubabera intandaro yo kwitotomba no kwivovota, bakabikora ku mugaragaro cyangwa rwihishwa, ariko byagize iherezo. Bamaze kugera i Kanani, Abisirayeli bemerewe kurya inyama, ariko bahabwa amabwiriza bagomba gukurikiza. Yari agamije kubarinda ingaruka mbi. Kurya inyama z'ingurube byari bibujijwe, kimwe n'izindi nyamaswa n'inyoni n'amafi byari bizwi ko bihumanye cyangwa bizira. Ku nyama bari bemerewe kurya, bari babujijwe bikomeye kuziryana n'ibinure n'amaraso byazo. Bene ayo matungo n'inyamaswa byagenewe kuribwa byagombaga kuba bifite ubuzima bwiza. Ntibari bemerewe kurya inyamaswa cyangwa itungo ryanizwe, iryipfushije, cyangwa iryo batakuyemo neza amaraso ngo ashiremo. Ubwo barekaga gukurikiza umugambi Imana yari yarabateguriye mu mirire, Abisirayeli bahagiriye ingaruka n'igihombo gikomeye. Bifuje inyama, basarura ingaruka zabyo. Ntibashyikiriye imico iboneye Imana yabashakiraga, habe ngo basohoze n'umugambi wayo. Uhoraho yabahaye ibyo bari bararikiye, ariko hamwe nabyo ibateza icyorezo. Zaburi 106:15. Bahaye agaciro iby'isi babirutisha ibya mwuka, maze ntibashyikira ibyera kandi bitunganye byari mu mugambi yari yarabateguriye. Mbega ngo birababaza! Gutsindwa kw'Abisirayeli byababereye inkurikizi z'igihombo mu bya mwuka. Mbese no kuri Isirayeli y'Imana muri iki gihe niko bizagenda? Ntabwo ariko bizagenda gusa, ahubwo byaratangiye. Ingingo ya kabiri, imirire itarimo inyama ihindura imyitwarire. Nicyo umuhanuzi avuga aha ngaha. Imana yabwiye ubwoko bwayo mu buryo bweruye ko bazabona imigisha yose nibaramuka bubahirije amategeko yayo, bakemera kuyibera ubwoko bwihariye. Yabihanangirije ikoresheje umugaragu wayo Mose mu butayu, ibabwira ko bazagira ubuzima bwiza nibaramuka bayumviye. Imibereho y'intekerezo ifitanye isano ikomeye n'imibereho y'umubiri, ariko by'umwihariko imibereho y'ingingo z'urwungano ngogozi. Icy'ingenzi tubona muri rusange ni uko Uhoraho atahaye ubwoko bwe inyama mu butayu, kuko yari azi ko burya kurya ibi byo kurya bizabateza indwara no gushyigingira. Kugira ngo ihindure imyitwarire kandi ihe ubushobozi bw'intekerezo imbaraga zo gukora neza, yabakuriyeho imirire igizwe n'inyama, ibaha indyo nziza bihebuje, ariyo manu
yavaga mu ijuru. Rero muvandimwe, reka uyu munsi dusoreze aha ngaha, dushime Imana, tuzakomeze ejo. Imana ibahe umugisha.